kureba hirya no hino umunyamakuru w'Akagera Management Company guturuka 2010 cyangwa se 2007 kugeza uyu munsi kuri 20 z'uyu munsi Akagera Management Company bambaye icyizere kugira ngo bageze muri kimwe cy'amakuru yose banyafite Sinza kakanya Munyaruka ni muzenze kabara Aje muhubanya kenga Genda kana rizo atono wapi Anje kumutera Anya machengo bafite Yemera rero barayihe Uko turayishima mu Reba kureba Barabatsinda yadam Kama kwa bari Raja para kujirogo reba muhu Baranganya nako batsinda re Basanga waje wakazi amafaranga bakinira aya ni amafaranga bakinira ntabwo ari umuhanda rw'iburyo amafaranga
zamuhita wihuta mu izamu ku murongo yego gutyo reka bawurenze aha impamvu atari kuza kujyana n'uyu dore ngibyo byatangiye akagera ndetse na Gabiro yahoze atubwira ati inyungu zivamo ntago ari izacu twenyine 10% byinjiye bigera ku muturage aho yaba ari hose atasiyo genda kabisa kakandi karayije karako kariga miremura neza reka turebe dore imbere y'izamu rya munini mvuraho ashakisha nde inyuma ariko aravuga umupira arawubura ati kosa ikorewe Nyamirama reka turebe ugiye gutera baro nimero 6 cyagafunze hari igitego badafunze ari igitego kini igitego ntabwo ureba kandi buri wese amari ku muntu buri wese umuntu nambara we nukutanye zambara we uwamara ufashe baraba mu menya afashwe nawe Nukari yirutse arawutera jama kamugorogeje murabanye mwitondo musubiza baro wowe murabanye mwitondo arakoze byari byo gukora ntabwo ari gutera neza mu umutwe cyane bana bakagira
igitego sha kare aya ntawabira utagarije yakoze bizamukira ahubwo bizamukira yanagiye mu kibuga ariko nta nambara ariho bahuriye kuri kucyara mukanaga nta nambara hari umuntu niwe yaba ari mutoya umurusha ubwawe agahita agutanga gushyira hamwe ugakora ibintu ubundi ariko giteye neza nta mbogamizi nta muntu utakimenyeye umwana uretse ku gahanga gakomeye yarenze baro umwana ko igitego cyawe kinuka yarazi ko baro bari abana bari bagiye bose ariko niyo yarahara uyu yaje usanga yaje ubwaho ntabwo arabyiteze ngo ya gitego kareka nta gitego ariko wariya subiza inyuma uriya mwana arakina washaka uriya mwana uhora yatubiza inyuma ye hari umuntu ariko yigishije mwana bana umusizi yegwije amakosa nayo kibura barabatinya baratinda baba afasha barabikosa neza we maraseka kandi aryo basifuye harimo gusifura nabi none nakwirukana sifura na wewe nakwirukana awusifure anabireba wanyabwiza umuntu kuri ntacyo bitwara nakwirukana awusifure awurebe nibyo nakwirukana awusifure anawurebe uyu mwana arakina bashaka uyu mwana uko yaruhande hariya arakina iki cyanya kari mu ruzitiro rwubakiye parike bakora amafaranga menshi nayibona naba ari n'ahantu aragitsinda yagaragaraga ariko twarebagura nta kintu yari yakoze arayemo bari abageni ntabwo bari uyu nguyu uri imbere hano amakoperative
kuzamuka imihanda ikubakwa amagare arakosorwa imodoka zose arabigenza neza ni amahoro meze neza byose biva muri uyu mutungo w'abamukerarugendo baba bavuye mu mahanga bakaza kugira ngo batumize buri kimwe cyose ariyo mpamvu turi kubona uyu mukino hano reka turabariza mu kantu w'itonde nomero 11 wa Nyamirambo n'umukuru w'itonde nomero 4 nta mwana bamushyire kabiri zakaye ahise ari muhimba nyine imbere yayo Yes, Nambara. Yes. Yes. yes abana ba Nyagatare bazi baro ko hari ande y'abafite Isuko uhaye. Degusha. Ndofite igara ngwagira ni ingingo y'igisheke. Yatera namba kwegera imbere gato yari amaze gukora aho muhereza abana barasaye arambeshye ntabwo bwatakabye ntabwo igitego hehe ariko kipfa kuboneka mugabo ariko none ntabwo gipfa kuboneka mwabagabo mwe mujye mubyihorera hejuru akamukosora ntabwo igitego gipfa kuboneka ariko hariya yari wenyine kandi n'abakinnyi bari na ubuzi buri igitego ni igitego ujya ukibara cyagezemo ntabwo baba bahembwa ku kwezi amaniliyoni abana uyu ni umwaku yigwa rata umura ntabwo ndi umujura bro ndabona uri kureba inyuma wansunikaga oya wansunikaga nicyo kibazo ate nkagufasha ariko hano hagati bimenyerewe akazuba kaho rwose katajya kuraho by'umwihariko muri aya mezi reka turebe rero mati ikibera aha ngaha biracyari ubusa ku busa Damu ku ruhande kwa kundi. turaza kubasha kumenya ese
hepfo 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 ku ruhande burase bakwatira nta kintu wa mugabo we buriya gishobora no kuboneka ukabona inzira zirahari reka nanjye mbibona ariko wabyihoreye mani wabireka jya ubireka umupira uridonda nanjye reka amagarara rebe ko yenda kiraboneka ariko kiranajyamo utabizi mbese buriya kiracyabonetse ngaho kiri utavuze ngo endi iyo uvuga aho ngaho inyuma yaho se inyuma akuriya mwana katari gutera nk'uko mbishaka yakiranaseka reka abakinnyi bagira amayeri no kumuhagurutsa amazi ariko burarakana mwese nawe arabisetse nka bariya ba Nyezamu nabonye gutwara imipira y'imiterekano yose. Nyezamu wizeye ku miterekano. Atansiyo muri n'abameza ariko bamukorera ikosa rikomeye yigaragura. Mutabare. kandi se we bamuhaye mbese barabapfuye umusifuzi nawe ajya kugatereka ndebe ibyo ari byo ese mpamagara umuganga ibyo rero hamagare muganga akateguye n'umuganga uvura abakinnyi bari ntabwo ari ibi ngibi gusa mubona karategura kuva hasi kugera hejuru niyo mpamvu ibyiza byose mubona akagera cyangwa ukabungabunga ibirimo ntacyo inyamaswa gusema ishyamba wapi ntabwo byemewe ngo nahagurutse umukinnyi wa munini kapiteni avuga ati muramba bajyana mu nda ariko reka ntibangane ako waretse nkagufasha kuba ari abana bari kumuha umupira ni ukurengurwa na buri buryo
urenga urwa nimero 3 kwisi batupira Nyamirambo uruga rwa Munini imbere y'izamu urarenga ukimariza mu gato twajya kubibutsa ko Akagera kaba kuri byiza byinshi ntabwo irushanwa ryonyine aho badutegura amarushanwa yo kwiruka n'amaguru aho badutegura irushanwa ryo kwiruka Akagera ntacyo wakanganya ahubwo tujye tubafasha tubungabunge ibyiza nta muntu wakabaye yegereye abuze umuntu uhari urabibona ugushishikariza kujyayo nawe wemerewe kujyayo wicisha ku nzego z'ibanze wagiye mu kibuga bityo rero tujye tubibungabunga tubikunde imihanda mubona izi kaburimbo mukorera n'uruhare rw'Akagera amashuri mubona amavuriro ibyo byose Akagera gafite amaboko bityo rero yararya rwose waba ugiye gutera ku mutwe hari umuntu akagucuma ukaba ukiwuteye abamucumi rabaro yari iri hejuru noneho waranahindukiye gutya usibye protection yakukiriye ku nkoza ku itako rye Nibongere bamubeshe nta n'imirongo bigeze baca ikibuga none agusha ni amakosa gusubira kwereka umugabo
abana barirukanka uramugabe yahagara uramugabe yahagara tukima gakomeza narasubira hano atakiriyo uyu mujama ari gutinda kuvayo yego uyu mujama wagenda asigara inyuma uyu mujama agenda asigara inyuma oya abana bose barashaka igitego bo babiri oya iyi mbwa yakinye cyuranga shantamba ubundi mwataka utararira bawo mwagera mubuza gutera jama yego sha uyu nguyu yarajyarimo wibashe sifura no yes yego sha firi firi yagerageza uyu munsi ariko mugabo ntabwo yabura umukino ibyo mubwira cyo mugabo ntabwo yabura umukino ariko akinana ubute yego sha mufate we harana ahantu yamucikira baramufite gutya urabona ko umwanya mugabo yawuvuyemo ugakora wo hepfo baragwa miswi we hasigara wowe sigara oya hano harimo abantu bari kumufasha baranzi nibo bari kumubwira byaguzwe nabyo yego sha bamusimbuje umusimbuza wapi ujya bumvikana umwe ajya amanuka umwe asigara abarekeye 11 hagasigara harimo gukoresha asiri ndo ta telefone anga ni yawe se na manyane bari yawe oya mutamure hasa biva mukanya ni urabona ndigina yari watanga bitonde wowe yakiye baro ari umuntu muremure wananiye imvura yego shafiri mwatake nabo bagize ubwoba barabeshya nabo bagize ubwoba uyu mujama ajyana agerageza asigara inyuma ariko ibyo none afite intambwe ndende waratambuka atera intambwe imwe bakabona ko yarariye
Yego sha. Yego. Hussein yari yagiye. Oya turagenda mu rwego. Yego sha kuri. Ngenda mwene. rero mutagira ngo Ntambara shyiramo. intambara sana twari mu ntambara. Uraba umutanga. iki gikombe kuba cyatangiye 2014 cyitirirwa intare zigaruka muri pariki yacu y'igihugu aho zaje ari intare eshanu zari intare eshatu n'intare ebyiri ubu zimaze gusaga muri za 40 kuko nazo zaboneje urubyaro nazo zaraboneje kugira ngo zidatumaraho inyamaswa zose tugasigara tutabuzwe gusurisha urabona ingano zagiye zizunguruka Penalty. Penalty hariya.
gutya reka turebe rero ikiza kuva muri iyi kugura gikomeye cyane Shaka ibyo gusiba. nimero kane niwe cyangwa se we munini bayihane umuzamu atahutse neza avuga ati iyo fone buri kugeza ndeba neza reka turebe ngenderama reka turebe ikufu ugiye guterwa na ngenderamana muri metero zitarenga 10 zonyine umuzamu aravuga ati nyamuneka mukunda no kurangira asuye inyuma nomero 10 ari kubera asaba avuga ati aha tugiye guturutsa umuntu reka turebe Nshimiyimana bari bafashe ku mabanga y'abagabo reka turabona bafashe mu gihugu Birabashebeje n'ibirenge byaragoranye. Ibirenge byaragoranye nubwo bankura. igice cya mbere kirangira igice cya mbere dutura inyamaswa nziza ziba muri parike inyamaswa bita big five ariyo yitiriwe iki gikorwa kiri kubera hano muri izo nyamaswa rero ziri muri iyo gurupe ya big five iya mbere ikaba kuri iyi ntare kuva mu ntare ugaruka ku nzovu ugakandagira ukava